Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubaramutsa ku bwa Saveur Divine kandi nongeye kubasuhuza. Ngiye rero muganira ni Bagabo Joseph kandi ngarutse ku bwa Saveur Divine nko maze kubivuga. Iki cyumweru turimo tubategurira inyigisho ku bijyanye n'igitabo cy'ibyahishuwe kuri amatorero 7 yo muri Aziya Yohana yandikiye amaze guhabwa ubutumwa bwayo. Nanjye rero ngarutse ku bwamwe muri ayo matorero, ndavuga ku itorero rimwe kubera ko abandi bavuze ku yandi matorero, kandi dufite n'andi matorero 2 tuzavugaho nyuma yanjye mu cyumweru kizaza. Ndashima Imana rero kubw'uyu murimo, kubw'irishurirwa yashyize muri twebwe kugira ngo tuganire kuri aya matorero 7. Hari icyo bizakora mu buzima bwacu kandi hari icyo bizakora no mu rugendo rwacu rujya mu ijuru umunsi ku munsi. Ngero turaganira ku bice 3 by'ibyahishuwe. Umurongo wa 1 tujye ku murongo wa 6 turaganira kuri iri torero ryitwa Sarudi, niryo tujye kuganiraho. Abandi mwaganiye ku yandi matorero, ngiye turaganira kuri iri torero ryitwa Sarudi. Turahera ku murongo wa 1 tujye ku murongo wa 6 niho tuganira. Ariko mbere yuko ntarukira ahantu, ndagira ngo banze mbabwire muri makeya ibyizi impamvu cyangwa se impamvu yo kwandikira ayo matorero yose uko ari 7 nuko byagenze. Iyo tusomye ijambo ry'Imana mu byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 4, Yohana ubwo yarabyivuye avuga ngo ngiye Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana ariho kandi Imana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo. Yohana ubwo yaramanje yarivuga avuga ko ari ubandikiye, avuga n'amatorero yandikiye yariyo, kuko yarivuze ngo ngiye Yohana mwene So, avuga ko ari ubandikiye, avuga ko yandikiye n'amatorero 7 yo muri Aziya. Nayo matorero tumaze iminsi turimo tuganiraho, ndibwira tugeze ku itorero rya 5 ryo tugiye kuganiraho ryitwa Sarudi. Abandi bagiye bavuga ku yandi, nanjye rero niryo tugiye kuganiraho bitewe nuko kino cyumweru kigizwe n'iminsi 5, tuzagafata indi minsi 2 mu kindi cyumweru tuyarangize yose. Iyo usomye none wera ku murongo wa 9, Yohana arongera akivuga ngiye Yohana mwene So musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Narikirwa cyitwa Patimo, avuga naho yarari ahabwa ubutumwa, aravuga ngo ngiye Yohana mwene So, avuga yuko tunasangiye amakuba no kwihangana n'ibindi byose. Ngo nayo kugirwa cyitwa Patimo bahumura ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Avuga naho yarari, avuga n'impamvu yahamushyize, avuga ko yari kugirwa cy'Ipatimo kandi bamuhora ijambo ry'Imana, bamuhoraga gukorera Imana, bamuhora Yesu Kristo. Kuko umunsi umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga iti icyo ubona icyo ucyandike mu gitabo, ucyohereze amatorero 7 yo muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamo, ni Tuatira, na Sarudi, na Filadelfiya, na Laodikiya. Ngo agiye kubona ngo yumva ijwi rituruka inyuma ye, nubwo yari ahantu habi, nubwo yari ahantu atari kwishimirwa, nubwo yari mu bihe bibi, ariko yagiriwe ubuntu n'Imana ngo yumva ijwi rimuha ubutumwa kandi rimubwira neza aho agomba kubwohereza. Rimubwira ko ubutumwa buzajya muri Efeso, buzajya Simuruna, buzajya Perugamo, buzajya Tuatira, buzajya Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Uyu munsi tugiye kureba ku butumwa bwoherejwe i Sarudi. Bwari ubutumwa bwoko ki? Bwari ubutumwa bwavugaga iki? Bwari ubutumwa bwe bugambiriye iki? Ngo nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byareraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteka. Iyo usomye kugeza ku murongo wa 15-16 ukamanuka ukajya hafi y'umurongo
wa 16 baba bavuga neza uwamubwiraga uwo ari we, uwo yabonaga uwo ari we. Reka nkubwire ngo Yohana yari yarabanye na Yesu, ari mu babanye na Yesu, ariko ahangaha mubona yabonye afite indi sura, kuko bari baratandukanye atakiri kumwe nawe mu isi, ahubwo yari yafashe ubwiza bw'ubumana, amubona n'indi sura ngo biramutangaza cyane. Ku murongo wa 17 mubonye mwikubita imbere nk'upfuye, ashyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Aramwigira. Haleluya. Reka nkubwire ngo hari igihura n'Imana kandi ikakwibwira ikakubwira ngo njyewe muhuye nawe. Imana ijya yiyereka abantu bayo nubwo baba bari mu bihe bigoye cyangwa se ibihe bitoroshye. Yohana ahantu yari ari ntago hari heza, byari mu bihe bigoye, byari mu bihe bitoroshye, ariko agirirwa Imana, agirirwa umugisha, ahura na Yesu kandi aramwiyereka. Ku murongo wa 18 ngo kandi uhoraho icyakora nari napfuye ariko none dore mporaho iteka ryose. Aramwibwira ati ni ngiye mwabanye, nari narapfuye ariko ubu mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Arambwira kandi nyuma yo kuzuka, nyuma yo kuva mu rupfu, nazukanye imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Imana yacu ishimwe, Yesu nashimwe, kuko yazukanye imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Ngo nuko wandika ibyo ubonye ibiriho niburi bikurikiraho hanyuma. Amubwira aya magambo. Reka nkubwire ngo Yohana irishirirwa yahawe hishirirwa ry'ibintu byabayeho, ahabwa ishirirwa ry'ibintu biriho ndetse n'ibizaza. Niyo mpamvu igitabo cy'ibyahishuwe kivuga ku bintu byabaye, kikavuga ku bintu biri kuba muri iki gihe, kikava no ku bintu bizaza. Mu bintu rero yahawemo n'aya matorero kuyandikira 7 yo muri Aziya. Turimo tuvuga ku itorero rya Sarudi, itorero rya 5, kuko ari matorero bayavuzeho bene data. Turimo tuvuga ku itorero rya Sarudi, itorero rya 5. Bese ryahawe we butumwa, bese ryo ryahawe iki? Ni iki bagomba kwitondera? Ni iki bagomba kumva? Yarabandikira abanya ngo bandikire mareka y'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'enyenyeri 7. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko ufite izina ry'uko uriho nyamara ukaba uri intumbi. Aravuga ngo wandikire mareka y'itorero ry'Isarudi umubwire ngo nzi imirimo yawe yuko ufite izina ry'uko uriho nyamara ukaba uri intumbi. Uyu ni muntu ki? Ni wa wundi ufite izina ry'uko akijijwe, ni wa wundi ufite izina ry'uko akorera Imana, ni wa wundi ufite izina ry'uko ari umukristo, ni wa wundi ufite izina ry'uko ari umukozi w'Imana, ariko mwimbere muri we akaba atari we. Ni ba bandi imirimo yabo bigaragara ko bakorera Imana, ariko imbere mu mutima atari byo, babivugisha umunwa, babivugisha ibikorwa, ariko imbere mu mutima atari byo. Arabya ngo ubandikire rero ubabwire ngo nzi imirimo yawe yuko ufite izina ry'uko uriho nyamara ukaba uri intumbi. Imbere muri wowe hari intumbi, imbere muri gukorera Imana nta birimo, ariko inyuma bigaragara. Ushobora kuba ujya muri korari, ushobora kujya mu rusengero, ushobora kuba ubarizwa ahantu abantu bose bazi gukorera Imana, ariko wewe uriyizi neza. Naba ngaba rero yandikiye b'Isarudi arabira ngo nzi yuko mufite amazina murayafite yuko mukorera Imana, ariko imbere muri mwebwe muri intumbi. Ngo jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Mugira inama aramubwira ati n'ibindi bigiye gupfa, jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Abagira inama ngo nukibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvishe. Iri torero ry'Isarudi yari ryarakira ibintu byinshi, ryanumvishe n'ibintu byinshi. Ubyitondere kandi wihane, ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe nzagutunguriraho. Amugira n'inama aramubwira ati ibuka ibyo wakiriye ubikurikize, ubyitondere ubigenderemo. Ibuka ibyo wumvishije ubikurikize, ubyitondere ubigenderemo. Nutagora ibyo dore nzaza nk'umujura kandi ntuzamenye igihe utunguriwe. Reka mabwire bene data twe dufite amazina, mwego mufite amazina yuko muriho ariko mukamuzi ko imbere muri intumbi. Imana ibashoboze kongera kwibuka aho mwaguye, Imana ibashoboze kongera kwibuka ibyo mwumvishe n'ibyo mwakiriye, mu biha agaciro ko kuza k'umwami wacu kuri bugufi kandi azaza nk'umujura. Akomeza ku murongo wa 4, icyakora ufite amazina make y'ab'Isarudi batanzuje imyenda yabo. Aravuga ngo cyakoze ufite amazina make y'abantu b'Isarudi batanduje imyenda yabo. Hari ibyo gikora bizima, hari ibyo kivuga bizima, hari ibyo kibamo bizima. Ayo mazina make uracyayafite y'abantu b'Isarudi batanduje imyenda yabo. Hari ibintu kibamo bizima, hari ibintu gikorera Imana bizima. Niko yamubwiye ngo cyakora ufite amazina make y'ab'Isarudi batanduje imyenda yabo. Nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Unesha n'uzambika imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Yandikira itorero ry'Isarudi arabwira ngo nzi imirimo yawe,
nzi ko rwose ufite izina yuko uriho kandi utariho. Reka nkubwire ngo hari igihe umuntu agira izina ry'uko ari umukristo ariko ahakana imbaraga z'ubukristo imbere muri we. Hari igihe umuntu agira izina ry'uko akorera Imana ariko ahakana ubumana imbere muri we. Aramubwira ngo rero ba maso, wibuke ibyo wakiriye, wibuke n'ibyo wumvishe. Rero babwire ngo tugiye twibuka ibyo twakiriye n'ibyo twumvishe byadusubiza ku Mana. Twisubireho. Ni inama yamugiraga, yagiraga itorero ry'Isarudi, arabwira ngo twisubireho. Abanyesarudi we mwisubireho, mwibuke ibyo mwakiriye n'ibyo mwumvishe, mwongere mwibuke ibyo mwakiriye n'ibyo mwumvishe. Ibyo betere kwisubiraho kuko uzaza ntabwo atize kandi wazaza nk'umujura. Aravuga ngo ariko nubwo bimeze bityo uracyafite bikeya bizima by'abanyesarudi batiyanduje. Abo bazabona Imana nibaramuka banesha, kuko yaravuze ngo unesha niwe uzabona Imana. Kandi uwo nguwo niwe uzerekanwa, uwo niwe izina rye ngo riziratwa, uwo niwe izina rye rizavugwa imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika. Aravuga ngo unesha niwe uzabona Imana. Bere data, bashiki banjye, dukurikiye kino kiganiro, ndagira mbabwire ngo Imana idushoboze kunesha. Dukura amazina yacu mu bantu b'Isarudi banduje amazina yabo, bagaragara neza inyuma ariko imbere atari bazima. Ahubwo tugaragare hose neza, twiyeze, twitunganye, twibuke ibyo twumvishe, twibuke n'ibyo twabonye, bidukomeze bidusunike kongera kwibuka Imana yacu no kwitunganira, kuko uzaza ntazatinda kandi azaza nk'umujura. Yaza ukibwira yuko akiri igihe akagutungura, aho kuzatungurwa rero ukagenda mu bantu batanesheje. Biragusaba kugira ngo uneshe uzagende mu banesheje, kandi Imana izabana natwe kandi izagushoboza. Reka ndagize mbabwira ngo mwiyeze, twiyeze, kugira ngo uzaza azasange turi maso kandi twiyejeje, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.